ishobora byose kuko ariyo mahoro yanjye mu byo yamaye byose niyo mpamvu jyewe nahisemo kwiyegurira ishobora byose kuko ariyo mahoro yanjye mu byo yamaye byose mbese umuntu byamumarira iki gutunga iby'isi akabura ubugingo mbese umuntu byamumarira iki gutunga iby'isi akabura ubugingo mahoro yanjye mu byo yamaye byose
niyo mpamvu njyewe nahisemo kwiyegurira ishobora byose kuko ariyo mahoro yanjye mu byo yampaye byose kuko ariyo mahoro yanjye mu byo yampaye byose kuko ariyo mahoro yanjye mu byo yampaye byose. Amen. yongera Imana amashyi menshi. Iyo niyo mahoro yacu, iyo niyo mahoro yacu. Kandi nivuga ikintu cy'ugiha agaciro, iyo niyo mahoro yacu, adaterwa nuko wariye, adaterwa nuko wambaye, adaterwa nuko ufite inyenyeri cyangwa ufite mu mutwe, ufite no ku kibuno. Niko bajya bavuga ngo nta mutwe nta n'ikibuno, nta bwenge nta mafaranga, ariko ikaguha iki? Amahoro. Iyo yonyine niyo ishobora kubikora. Haleluya. Turabafite, bafite za diplome na za diplome, akaba yakwigisha gucunga umutungo, ukavuga ngo uriya muntu yaragize gute? Yarasomye. Ariko wapi? Ukamusanga muhehe? Mu muferege. PhD muki? Mu muferege. Arabizi ko ubusambanyi ari bubi, ahuriramo n'ibindi bibi byinshi, ariko yamara kuborerwa umugani w'Abarundi akayoberwa umwana we yibyariye, akagira ngo ni wa wundi bahuriye mu migina, agatangira akamukorakora. Ariko iyo mwana we nzagushimira. 25 mwihute tuyiririmbe. Ni indirimbo ifite ibice bibiri, kandi namwe mahoro Imana ibaha umugisha, ibaha umugisha. Buriya muba mutumye kaseti isubira inyuma ikibutsa byinshi cyane.